hari umuntu wambajije yambajije ngo funga kubera iki iyo ngiye muri douche mu gitondo nkibyuka mwitera amazi akonje numva ari ikintu kimeze nk'ikinyuze mu mutwe hagira isereri nkenda kwitura hasi kubera iki se nyine ibyo bintu ntabwo ari byo. Nimba bigushobokera reka nkubwire inama uyikurikize uzambwira nyuma. Niba ubyutse mu gitondo uburiri bwawe bushyushye ugiye koga amazi akonje, urumva ugiye kujya ahantu ugiye kuva ahantu hashyushye ugiye kujya ahantu hakonje, icara ku buriri bwawe ibirenge bishyire hasi, bwa bukonje buzamukire mu birenge byawe, masahani inyuma ku mutwe wawe iminota niyo ya 2 cyangwa 3, hanyuma ufata akarahuri k'amazi yo kunywa unywe amazi makeya. Ku bantu batamenyereye kunywa amazi menshi sinabyiza kunywa amazi menshi icyarimwe, nywa amazi makeya, hanyuma uhaguruka ujye muri douche. Ya mazi ugiye koga cyane cyane amazi akonje ni nayo meza, buriya ni nayo meza. Banza uyashyire ku birenge byawe, numara urumva urafatisha intoki amazi uyashyire ku birenge, numara kuyashyira ku birenge ubone kwiyuhagira umubiri wose. Ntabwo ibyo bintu bikubaho uzongera kubyumva ukundi.